ngira ijambo riri kubaka tunasohoka muri karare gufata icyemezo yego kuba umugabo kwitandukanya n'abanyangeso mbi yego kwitandukanya n'icyaha cyo mu muryango no gufata umwanzuro wawe yego hari n'igihe umugabo yifuza gusohoka muri karande yajya mu rugo rwe uriya mugabo ngo baramuvugutiye ngo ni inganzwa ese kumvikana n'umugore no gutaha kare no gukemura ikibazo hamwe no kuba inganzwa cyane kubura umutware abantu bazi ko nyine kuba umutware ari gukora hasi nimba bazikikanga zikihinda zose zikaburirwa irengero rero amasengesho ni intwaro isoreza imitekerereze imikorere niba abantu bakuvuga nabi hinduka inyangamugayo reba ikirimo gipfi wawe niba uri muhomba reba ko atari uyangiza ucuruje ibihumbi 100 uri 150 iyo ni inyatsi cyangwa n'abadayimoni bari mu nda yawe n'abadayimoni pe ijambo ryose wumvise urarivuga hanze ntugira ibanga bakuvuga ukarakara bisaba ko tugomba guhindura ukibaza ngo niki nahindura muri iyi mico mbanye nande ndaje mbikubwira agenda y'umuhondo ntabwo wari ubizi buri stage yabyo ubwa mbere nta kintu ubuze ni gukorerwaho bigira inshuro enye ndaje mbyandike mbana nabitanzeho ubwenge bwo nsabire abantu bamfashe ndangiza kaminuza mbigisha byose ubundi bigira stage shyiraho mikoro kugira ngo twumve neza bigira stage enye yego icyo twita ngo breaking generation cycle cyako wasenya ibyo bintu generation curses bigomba kuba ari ibintu bine hari icyo twita childhood ubwo ni mu bwana ukivuka kugera ku myaka 17 nuvuga ngo ugisohoka mu ndama wawe abatwara inyenyeri baba bahari hafa kugeza ku myaka 17 hacyuzi bakora mu mutwe ngo akana kazagira ubwenge gore ukuntu gakerebutse ngo utuno n'utwanyina ngo tuzuru n'utwase bira ntabwo ari byo ninde wagiye kujombora abana bawe ntabwo biba byo bintu uko ugenda ukura hari icyo twita young adulthood ko umuntu ari muto ari kugenda ugimbuka hagati y'imyaka 18 na 30 kiraho neza yego hagati y'imyaka 18 na 30 na 30 ingahe na 30 wabyumvise no kuvuga ngo akuburira mu bwana akongera akagutegeraho aho urana akuburira mu myaka umwaka 0 ubwo ukivuka yego kugira kuri 17 yabona atakubonye arhabwa kubura kuko hari igihe ababyeyi barangara uzareba abana ashobora kuba ari umuhanga muri gardienne yagira mu wa gatatu ukaberwaho ubwenge bwagiye umwana akaba ashobora kuvuga agasobanura ibintu mu rugo ukumva n'umuhanga ikibara ukurunguruka mu kizami nyumva se twatagangaye abantu barashize nta makuru bakoze mu bwonko bw'abana barabujyananye rega bo bazi ibyo bakora fata umwana utatwise utuno amano inzara ugahindukiza arimo arakora iki wamurebeye hariya noneho iyi twita young adulthood ni igihe bavuga ngo bageze mu kintu cya adolescence muri 18 irari biki byose unasinziriye ashaka turiya ashaka gusirimuka mabere yakuze ubuno yabyimbye yumva hepfo ari gahunda mbega aharya ahantu aho rero kabazo aho kandi nabwo buri muri segonderi wanyu batagufiteho ubushobozi yego nego ufite ukuntu uboneka bagiye urafite nshaka kubwira aho ngaho umwanzi atahaho ntari buhanshikire ndamuceka indi wabo bahita bahamwe tandagure bo mbigenze numva aha ntacungira barya abantu bagombye kuba maso hari icyo twita midfielder age ubwo aho utinye 18 30 na 30 iyo umuhungu adashatsemo utegeze 35 cyangwa 40 yego aha niho mariage zipfira 18 niho mariage zipfira niho mariage z'impumyi ziba niho mariage zihubutse ziba n'abantu bakora ubukwe buhubutsi na busazi n'ubuyobe n'ubukwe butatu hari ubwateguwe hari ubuhubutsi hari ubusazi hari n'ubusazi n'ubwateguwe aho hose niho tugiye urabona ko yonze icwe nirari atabonye umugore naze turajya muri geto nta gafaranga nta buzima nta cyerekezo ngo ugiye kwemeza abandi uremeza nde mwisi ntawe aha rero muri child hanga twabonye ngo ni young adulthood imyaka 18 na 30 ni igihe umwana yigenga atagirwa inama utamukosora aza rimwe mu rugo yaravuye ku ishuri utazi ibyo akora tangiye kumva ko azi ubwenge uyu munsi noneho hari nikorana
buhanga araryama akiyorosa afite telefone. You never know what's going on. hari n'ibyo banakorera kure, nabonye bavuga ngo dukorera sex kuri telefone online. Online se buri ubundi baryama iki buri Ntago mbizi mshomba. Korera ubundi sex karo ko imodoka yinjira mu igaraje twikomberse ariko urumva icyo mvuze aha babyeyi mudukurikiye bari mu bihugu bitandukanye ugomba kugenzura no mwaka 13 18 ngo nta n'uburenganzira ukimufiteho nk'iburayi burya cyane rwose yanakurega unamubwiye nabi cyangwa umukuru yajya kwibana yakubwira ko afite boyfriend girlfriend ntacyo kora ahangaha afata icyemezo ashaka ahangaha niyo ukubwira ati genda uyu n'uyu nahisemo kubaho gutya nibwo apfumura amatwi amahera nakunda ibintu mutigeze mubona iwanyu akabizana aha niho mariage zipfira niho diplome ziburira niho abana badindirizwa ni naho ibiyobyabwenge byiyongera ni naho sida n'amada byiyongera ni naho abana benshi usanga muri mabuso 18-30 bashaka gukira batakoze noneho icyo bita midfielders cyangwa se midfielder ni 31 kugera mu myaka 50 yego uno muntu abari ntagondwa uramubwira ngo wazanye umugore ngo byose birakureba mbega uyu muntu kuyinguye urabona abageze mu rwego rwitwa ngo sinshimishijwe nabyo kuko abarwana ngagiye gushaka ubuzima bikamunanira agacuruza bikamunanira imwe yose akoze bikanga kandi imyaka ariko igenda ikura mu myaka kugera muri 50 hakaza rero icyo bita elderhood iye tujyamo ya 60 imyaka y'ububwa nta mugore ubushoboye no kurya inyama no gutoranya ntiwarara ugenda ngo bishoboke ubusinzira aho wicaye karande n'ibiragatsindwa kuko utateguriye abana bakigira ibyigenge bakarya ntibaguhe imodoka ntuyifite watangiye guhomba ukodesha barakwirukanye uzajya no kubaza muri Amerika uzasanga abahomuresi izo harya ngo iyo stage bayita nuze n'uburyo Elda bayita nuze hariyo kamwe yanyuma yita elderhood iyo elderhood usaba fanta ntibayiguhe ugasanga imvi zaheze ku muntu ntabasha kujya muri salo ntabasha kuborosa ntari bwishyura inzu nta uri bumwiteho kireka ko leta y'u Rwanda twe yabageneye 15 bya buri kwezi ariko we byagutunga 18 waramenyereye kurya no kunywa aha namwe wifuza agacupa ukakabura ni hamwe umuntu yikuba nta mugore afite narigendera wagira ibyo ukaba waranapfakaye kubera ko nta murage muzima wasize wabonye iyo kuri elderhood benshi muri Kigali hari ahantu nagiye mbona ibintu ugasanga umusaza nyine nta murage byigeze kubaho ariko ashaje nyine bitameze neza agiye gukora akazi k'ubuzamu ntagashoboye abana bari kumwita ngo kado kingurira imodoka. Have you seen that? Ntabyo ntabona ubundi umusaza myaka 70 hari igihe bakwita muzehe ukagira ngo bakubashye ngo kado kingura kubera iki ngo muzehe bakubashye ibi bintu rero kandi iyo bigeze ahangaha muri midfielder mu myaka 50 hamwe leta itaguha akazi yego urirwanaho barakubwira ngo kuba afite imyaka 65 deja ufite diplome ariko barakubrotse bakeneye abana bafite amaraso ashyushye n'ibitekerezo n'iki ko nk'umusaza uzi computer arutwa n'umwana uri mu yiga uyu munsi wa none yego hese nayize akuzajya gucukumbura ntabyo nzi urabyumva rero ngo mbisubiremo hari icyo twita childhood kuva kuri mwaka wa 0 kugera ku myaka 17 ngo umwana ubikimukontorora ariko ugeze mu myaka 13 ntago ubikimukontorora neza rero yeze imyaka 18 ntacyo uvugana nawe afite irangamuntu ye mu gutaha kuntu kwe 30 yabwira ngo arambagiza akado satana akamutegera hakazo 31-50 aha nabigusobanuriye yego hakaza nko 50 kuzama kugera hejuru uvuga ngo sineje nabyo kwitwa kadoguru umusaza ngo warizembewe n'ibiki byose bakutwa bashaka kubera ko ibyo wihaga ntubasha kubyiha rero ibi nibyo bigenda bigakanda umuntu n'umwana najya gukora ubukwe ntazakubwira gahunda ni hahandi bya bindi byo kuvuga oya
ntabwo uzi abantu bakodesha ababyeyi mu bukwe yego rero niho nakubwiraga ahangaha nuvuga ngo ibi bikomoka ku cyaha n'ibindi abantu bagiye bareka ntashaka ni imitekerereze y'umuntu ku giti cye bikazaba umurage n'urubuga n'urubanza ruzakurikira umuntu kugira ngo urabyumvise ko muri izo stages zose rero nkavuga ngo mu buto ushobora kuyisimbuka ariko ntusimbuke ntustunge young adult 18 na 31 wayisimbuka ntusimbuke midfielder yego iyi muri midfielders ahangaha nijye wazanye umugore kandi wa mugore wazanye nawe ntuzi ibyo yararuje iwabo ubwo amadokima ariva nawe aje ari umusazi nawe aje agurukira mu kirere atazi kubaha umugabo nawe wamukora tumva ninjye wakwemeye kasi naje mu kurwana naje guhinga umugore akagusuzugura ukibaza uri we ukibaza iyo ujya kubera iki yaraje azana dosiye za karande nawe uzana izawe tuvuga no ku mugabo ari uza noneho usaza umugabo nawe ari umuriro uraka abakaje hakaza umugabo nawe wagira ngo ni igisura we nta mafaranga nta bitekerezo no mu buriri ni umunebwe no mu gukora ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka nagira ngo menshi kumwe bw'abera si idini si itorero ntabwo rigenda no kuba ryo ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishya ugasenya byose ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe nkwanira busize siga umurage muzima siga umurage ukwiriye imbere y'abantu imbere y'Imana n'imbere y'igihugu oh hallelujah hallelujah building an everlasting legacy sigira bawe umuco muzima bakorere baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza senya ibicaniro bya karande usenya ibicaniro by'uburyo bwose maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe banira n'abawe bamenye kubana n'abandi kubana mu gihugu neza kubana n'itorero neza no guhindura imyumvire siga umurage ukwiye nibwo butwari amina ubumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka niho ngo uhaye ikaze niho uri kutureba duherereye ariko ni ku mugoroba mu biganiro bidasanzwe bigomba kukubohora ugomba gukurikira ugasobanukirwa byinshi abantu basengeraho harimo abantu bavuga ngo hari ikintu nubakiyeho ngo harimo abubakira hejuru y'akabuye sinari mbizi iyi si irimo ibintu iyo ugiye ugasenga gusa ariko urasenga yego hari ibikoreka mu mwuka ariko mu mubiri hari ibiguma bihahambiriye niyo mpamvu rero twishimiye kugira ngo iki kiganiro ujye udufasha gusobanukirwa birenzeho yego amazina yanjye ni Jerry ndagusuje uri ahantu hose hatandukanye habe mu Rwanda habe hanze y'u Rwanda abavuga bakanumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuje cyane harimo abatacyumva neza ariko babasha gukuramo utuntu na tumwe bya bimwe twabemereye byo kuba twashyiraho translation turacyari kubyigaho nabyo bizabageraho vuba mushumba wiriwe neza niriwe amahoro ndashima Imana ndashima n'abantu bayo bose ndashima bakomeze kutwandikira no kubyumva nyaboneka iyo karande utayiranduira kurandamura iyo karande utayikuye mu buzima bwawe kubera impamvu ikomeye rero Imana ibaho umugisha hoza ku kimwe bw'abera ministries mbabwira ngo cya gikorwa cyiza cy'ubundi mbere na mbere Imana ishimishwa no ko wita kuba yaremye yego iki kituba umuntu urakoze Imana iguha umugisha yego urakoze cyane ni byiza cyane ntibibagirwe Seeds of Joy nabo gahunda ziracyakomeje tunababwira yuko igikorwa cye umwaka wo kuba abantu batanga mituweli de sante wabasha kuko twize kubiba tuzabigarukaho uko birangira kuko uyu mwasi iraza kunyemerera noneho twerekana itandukaniro riri hagati y'ufite igicaniro cya karande n'ufite igicaniro cy'umuvumo noneho n'ufite igicaniro cy'ibyo yihamagariye bibaye bitatu hari igicaniro cya karande igicaniro cy'umuvumo n'igicaniro we yicaniye yizaniye mu buzima bwe kandi iyo miriro yose umuntu arayota kandi icyo yizaniye ubwo deja yatangije umushinga wo guhemukira umuryango we abazamukomoka abazava mu maraso we yihingiye urumambo ruzamuhitana yicana umuriro uzamuhitana ariko niwe ubyihamagariye abantu bagomba kubyumva bino bintu ibintu kubundi kubisobanura n'ubundi ni science urabona bundi buriya
nuko abantu banjye bataranyegera ubundi ko ubundi ubuze amafaranga barambura kugira ngo mbone doctora ntabwo ari na menshi ariko narayabuze buriya amaze imyaka nk'itanu nararangije nabuze aho nsohora igitabo. Yego. Ibi bintu rero mbabwira usibye kuba narabyize no mu ishuri no mu mwuka ubwabyo ndabyumva ndanabisobanukiwe none nabibayemo siko urubwira ngo nuvuga ngo hari icyo twita umuvumo hakabaho n'akarande. Yego. Hakabaho n'ibyo umuntu yicaniye we yizaniye ubwe abikuye muri third party ndaza kuyikubwira byo dukomora mu babyeyi. Yego. Abatubyaye hakaba ikindi ukomora muri environnement aho wabaye kuko bavuga ngo mbwira sinkeneye kumenya ngewe urindi ahubwo ugendana nandi. Iyo environnement cyangwa umiriyo wabayemo aho warerewe hari ikintu cyagushoye mu bintu utekereza kuva wabaho ariko kinjira nk'ikibazo muri wowe. Akuye muri segondere, akuye mu gisirikare, wakuyemo abo muhurira mu kazi, akuye ku ishuri, noneho bituma iwanyu ntibyari bihari, banakohereje nta bihari, n'ibikubamo ntibibi iwanyu, atari kuri mwana wundi yabyawe nande ku bintu utabizi. Ati ibi ntabwo tubizi. Yego. Ati niwe muntu wadukanye ikinyendaro kuva twabaho. Yego. Nabyumva ariko kanyo itabi ryase niwe tubonye bwa mbere. Ukabona ku buryo umuryango uba surprised n'ibyo bitungurwa n'imico y'uwo muntu kuko n'umuntu wicaniye igicaniro cye bwite yakuye muri third party. Gihabanya n'ibyo abandi basanzwe bakora. Ariyo mpamvu upfa kureresha umwana mu bigo, upfa kureresha umwana ahantu atari byiza, wagombye kukurikiranira umwana wawe kuko nabwo muri third party hari igihe amukorera imihango ya gipagani ibyari kuzaba ku bana bakabitransfera muri we. Birakunda. Ndabikubwira mu kanya ariko baswitching inyenyeri kabisa tuzabivuga hariya barayitwara rwose. None se niba mbere yuko njya kwiga ubanza ukankubita wowe umaze kumuha amata tuzajya mu ishuri turi kumwe cyangwa ngo hari ibintu numvise ntaza ari ibiki abantu ngo bajya gukora ubukwe bakabanza bakagira ibyo bayikora ngo barayifata bakayikubita itamuka ubwo mugeni ntasohoka ubwejuza mugase ibyo gusa byonyine. Hari n'utegeka kubanza kujya kuryamana n'umupfumu we. Hariho n'umubyeyi ubanza kwambika impeta umwana we. Ngo ndayikwambitse umugore agomba kujya munsi y'amategeko yanjye. Yose ni imihango. Imihango no ku buryo umugore aza mu rugo ntagire ijambo urashaka kuma mbyinjiramo byose. Hari n'abagenda bakajya kuraguza indagu zitakwera atibyihorera bagakoranura. Ngewe nakoze ahantu mu bukwe narabyiboneye n'amaso yanjye. Bimwe bita gutwikurura ubundi narimenyere ko bagenda bakavuga nyine amagambo bakabashyiraho akantu bagahita bataha. Umumama ngo ni nyirasenge w'umukobwa yazanye umukasi w'inyuma hano inyuma agazinga neza agasatsi ko muri ntuza muri akazinga muri tishu aragatwara. Bakoze ikintu nyine hari ubyanga. So iyo ni imihango n'imigenzo n'imitongero baba barashyize muri gahunda. Rega biriya bintu ukuntu bibaho ibintu wavuze n'ibyo wubahiriza. Nkuko wabwiye Imana ngo nzasenga yitatu ntuyasenge njyewe ukakugora nyine. Numvaga ko umuntu ukora ibintu bya gipfumu cyangwa iby'umwuka mubi nyine hari ukuntu twamudesigninze mu mitwe yacu agomba kuba asa nabi agomba kuba ari agakecuru. Iyo ni imyumvire natunguwe no kubona bikozwe n'abantu b'amabubu bafite parufe zihumura binjiye mu modoka za danje. Ndavuga ahubwo se wemera ko hari n'imico ndavuga ni wemera ko hari n'imico n'imihango itakurwaho no kwizera mu idini ibintu bishingiye ku mico burya ngo bwiza ukuri. Reka nuko vanga amabubu angiye ubwo bishingiye mu kuri. Umuntu akaba ari n'umupasiteri n'umunyamasengesho n'iki bose bakora mu itorero ariko icyitwa umuco bakiziranyeho. None se ahantu wayoboraga Araba uribuke ubukwe bwabaye leta nyumva arabimenya ariko nta kibazo basimbuka. Nyirasenge amukozeho bari gutura kumwe bazanamo amafaranga batura umwana araraba. Byose Mares nari mbizi byose araraba haca iminota nka 30. Ni nayo mpamvu arya batanga n'amakado ntimuyafungure.
muyashyira no mu cyumba cyanyu. yego haza undi muntu akayafungura akajya abereka ibyavuyemo. Wemera neza ko jyewe nkubwira hari n'abantu bitwa abanyamwuka ariko imihango y'abanyarwanda bakiyifite. Akakubwira ngo ushake ngo hose ni ukubaza mbabarira, hose ni ukugira gute? Nuko baza. Hari abantu njya numva batanga amatangazo ngo dukoresha imiti ngo ariko turabanza tukayisengera. Ibyo rero ni izo mbaraga turimo tumenya n'uburyo bwo kuvura. Urayisengera. Kandi ni imiti urumva ibyo bintu navuze ngo cya gatatu, niba hari ikintu kibazo umubyeyi. Yego. Ni handi umubyeyi atigeze imico mibi, ntiyasinze, ntiyasambanye, ntiyanyoye inzoga, ntiyaraguze, yajya kubona. Kabona umwe mu bana. Hari n'igihe ushidika umwana we asigaye ajya mu bapfu. Yego. Narigeze rero nkubwira ngo aba bantu twa ngo ni sad party. Ubundi abantu bakugiraho imbaraga z'umuvumo na karande. Yego. Ni abantu batatu. Imivumo tuzaganira ubutaha. Yego. Ni umubyeyi wakubyaye. Umubyeyi wambyaye. Umuntu wakureze. Ariwe sad party. Umuvumo uva ku Mana. Habaho umuvumo uva ku gihugu, tuzawuganiraho. Yego. Hari umuvumo uva ku bashumba b'itorero, tuzabiganiraho. Burya umuntu ubona yaba padiri, yaba pasiteri, yaba shehe, umuntu wese uhagarara akavuga izina ry'Imana ngahagarariye Imana, urya arakwanika pe. Abantu bajya bitonda rero. Arakwanika ntuwite ngo nuko ngo wamubonye yanyoye ikintu ariko afite pawu utaramenya, utarasobanukirwa. Ruvuga ngo ya autorité none se nkubwiza ukuri. Umuntu wafunzwe n'umuyobozi, Yego. iyo bakuyeho umuyobozi arafungurwa. Oya. Abo Tom yasize yimitse kuba abashumba, wabakora ngo nuko Tom yavuyeho? Ntabwo bishoboka. Utinya umuntu ufite ubushobozi mu ntoki zawe. Mu ntoki ze. Undi muntu wa kane ni bano barimu barera abana batindana n'abana. So rero urumva wowe icyambere tumaze kubona ko umuvumo ni iki? Yego. Ni ibyaha bitihanwe byatangiye ari umuco, abantu barabyadubuta barabyemera. Bigiye bigenda bikura biruhererekane nk'uko twasobanuye muri Bibiliya n'abihugu umunsi wa mbere. Barabimbwiye. Nzanakomeza nahari ko yaravuga ati mwebwe muri abana bo kwa Satani, ati turabana b'Aburahamu, ati iyo muza ko abana b'Aburahamu nimwamunyishe muri kwa Satani. Ko Yesu yabwiye muri Yohani 5 tumwabwiza Yesu Kristo. Noneho icya kabiri ni abana barererwa, aho birirwa aho bakura imico. Kuko umukobwa wa mbere yagiye mu mihango bashaka atazashyingirwa, bamutwara ya myenda yagiriyeho mu mihango bwa mbere. Sinakubwiye. Barangiza bakagenda bakayishyira kumva, bakamushyingira umudayimoni. Umukobwa akaba mwiza, akiga, agasa neza, ariko akazapfa ntamubajije. Ngakomeza umbwire. Narindi kuvuga sinakubwiye umubyeyi twahuye ari nijoro. Nkabona arananiwe, nkabona arakuriwe, arambwira ati ubu ngiye kwa muganga. Uguherekeza ari hese? Ati yagiye mbere. Kugiye wenyine se ngo nukwica iperereza. Iperereza ryikize ngo ntumbaze menshi ngo sununzi muzi. Harakatewe bise ngo nakamose. Ntabwo ujye upfa guterura umwana. Baramubwira ngo murebere hariya. Erega ubundi abantu bica umwana akivuka, mbigusubiriremo. Abantu banatwumve banabimenye. Ni ryari umuntu atangira kwibwa inyenyeri, ni ryari Satani ahiga umuntu. Ubwa mbere ubukivuka. Kurya bajya mu dutoki twe bakarunguruka, arasa na se bagahirimbura. Aho niho batangira. Hari umuturanyi wahaza? Oya. Bikozwe n'abaki? Abantu bawe kandi nyirukubyara wabakira ahantu kure nta gahunda. Hari n'ikintu rero ntajya nkunda buriya, singikunda, mbona abantu benshi bagikora, sinkikunda. Umuntu ugiye kumusura yabyaye, ifoto y'umwana we ngo felicitation, congratulation, ifoto y'umwana twabipfa. Ibyo nzakubwira amakuru y'ifoto. Narakubwiye ngo ubundi umuntu ukuroga ugutumaho ibintu akeneye amatembabuzi, akeneye ifoto, akeneye imvugo yawe, akeneye isura, ntabwo akeneye amabuno yawe. Kuko amaso ni hagana byose biri. So urumva bakora mu kana kaza bakana bakiba inyenyeri. Indi nyenyeri ikunda kwibwa umwageze mu myaka 13. Asohoka agiye kujya mu bugimbi, abana batangiye kunanirana. Ahandi Satani agahaguruka umaze gukora ubukwe. Ubundi akongera agahaguruka ugiye gupfa. Ushaje. Ngiki? Niho kandi zikomera. Karandi komera? Ndazitawe mwereka, nzanira agenda nkwereke, bite mbikwereka. Turimo turakorera ahantu turisanzuye ntawe dufishe. Oya ntacyo bitwaye. Ndaje mbikubwira agenda y'umuhondo.
ntabwo wari ubizi buriya Ayambwira. stage yabyo ubwa mbere nta kintu ubuze n'ibyo gukorerwaho bigira inshuro enye ndaje mbyandike mba nabitanzeho ubwenge ubwo unsabire abantu bamfashe ndangize kaminuza mbigishe byose ubundi bigira stage shyiraho mikoro kugira ngo twumve neza bigira stage enye yego icyo twita ibyiciro bine ngo breaking generation cycle cyangwa wasenya ibyo bintu generation causes bigomba kuba ari ibintu bine hari icyo twita childhood ubwo ni mu bwana ukivuka kugera ku myaka 17 nuvuga ngo ugisohoka mu ndama wawe abatwara inyenyeri baba bahari hafi aho kugeza ku myaka 17 ntacyo uzi bakora mu mutwe ngo akana kazagira ubwenge gore ukuntu gakerebutse ngo utuno n'utwa nyina ngo utuzuru n'utwase biriya ntabwo ari byo ninde wagiye kujombora abana bawe ntabwo biba ibyo bintu uko ugenda ukura hari icyo twita young adulthood ko umuntu ari muto ari kugenda ugimbuka hagati y'imyaka 18 na 30 kiraho neza yego hagati y'imyaka 18 na 30 na 30 na 30 wabyumvise no kuvuga ngo akuburira mu bwana akongera akagutegeraho aho urana akuburira mu myaka umwaka 0 ubwo ukivuka yego kugira kuri 17 yabona atakubonye arhabwa kubura kuko hari igihe ababyeyi barangara uzareba abana ashobora kuba ari umuhanga muri gardienne yagira mu wa gatatu ukaberwaho ubwenge bwagiye umwana akaba ashobora kuvuga agasobanura ibintu mu rugo ukumva n'umuhanga ikibara ukurunguruka mu kizami numva se twatagangaye abantu barashize nta makuru bakoze mu bwonko bw'abana barabujyananye erega bo bazi ibyo bakora fata umwana utatwise utuno yamano inzara ugahindukiza arimo arakora iki wamurebeye hariya noneho iyi twita young adulthood ni igihe bavuga ngo bageze mu kintu cya adolescence muri 18 irari biki byose umuntu asinziriye ashaka turiya ashaka gusirimuka babere yakuze ubuno yabyimbye yumva hepfo ari gahunda mbega aharya ahantu aho rero akabazo aho kandi nabwo buri muri segonderi wanyu batagufiteho ubushobozi yego nibwo ufite ukuntu uboneka bagiye urafite nshaka kubwira aho ngaho umwanzi atahaho ntari buhanshikire ndamuceka indi wabo bahita bahamwe kandi ngo mbigenze numva aha ntihacungira barya abantu bagombye kuba maso hari icyo twita midfielder age ubwo aho utinye 18 30 na 30 iyo umuhungu adashatsemo utegeze 35 cyangwa 40 yego aha niho mariage zipfira 18 niho mariage zipfira niho mariage z'impumyi ziba niho mariage zihubutse ziba n'abantu bakora ubukwe buhubutsi na busazi n'ubuyobe no bukwe butatu kwese ufata ku hari ubwateguwe hari ubuhubutsi hari ubusazi hari n'ubusazi n'ubwateguwe aho hose niho operasiyo urabona ko yonzicwe n'irari atabonye umugore naze turajya muri geto nta gafaranga nta buzima nta cyerekezo ngo ugiye kwemeza abandi uremeza nde mwisi ntawe aha rero muri child hanga twabonye ngo ni young adulthood imyaka 18 na 30 ni igihe umwana yigenga atagirwa inama utamukosora aza rimwe mu rugo yaravuye ku ishuri utazi ibyo akora tangiye kumva ko azi ubwenge uyu munsi noneho hari n'ikorana buhanga araryama kiyorosa afite telefone you never know what's going on hari n'ibyo banakorera kure nabonye bavuga ngo dukorera sex kuri telefone online Ayi se buri ubundi baryama iki buri ntago mbizi mshomba agakorera ubundi sex karuko imodoka yinjira mu igaraje atwikombereza ariko urumva icyo mvuze aha babyeyi mudukurikiye bari mu bihugu bitandukanye ugomba kugenzura no mwaka 13 18 ngo nta n'uburenganzira ukimufiteho nk'iburayi burya cyane rwose yanakurega unamubwiye nabi cyangwa umukuru yajya kwibana yakubwira ko afite boyfriend girlfriend ntakikora ahangaha afata icyemezo ashaka ahangaha niwe ukubwira ati genda uyu n'uyu nahisemo kubaho gutya nibwo apfumura amatwi amahe nakunda ibintu mutigeze mubona iwanyu akabizana aha niho mariage zipfira niho diplome ziburira niho abana badindirizwa ni naho ibiyobyabwenge byiyongera ni naho sida n'amada byiyongera ni naho abana benshi usanga muri mabuso 18 30 bashaka gukira batakoze noneho icyo bita midfielders cyangwa se midfield ni 31 kugera mu myaka 50
yego uno muntu aba ari intagondwa baramubwira ngo wazanye umugore ngo byose birakureba mbega uyu muntu kuyinguye urabona abageze mu rwego rwitwa ngo sinshimishijwe nabyo kuko abarwana ngo agiye gushaka ubuzima bikamunanira agacuruza bikamunanira imyaka yose akoze bikanga kandi imyaka ariko igenda ikura mu myaka kugera muri 50 hakaza rero icyo bita elderhood iyi tujyamo ya 60 uzamu imyaka y'ububwa nta mugore ubushoboye no kurya inyama no gutoranya ntiwarara ugenda ngo bishoboke ubusinzira aho wicaye karande n'ibiragatsindwa kuko utateguriye abana bakigira ibyigenge bakarya ntibaguhe imodoka ntuyifite watangiye guhomba ukodesha barakwirukanye uzajya no kubaza muri Amerika uzasanga abahomuresi izo harya ngo iyo stage bayita nuze n'uburyo Elda bayita nuze hariyo kamwe yanyuma yita elderhood iyo elderhood usaba fanta ntibayiguhe ugasanga imvi zaheze ku muntu ntabasha kujya muri salo ntabasha kuborosa ntari bwishyura inzu nta uri bumwiteho kireka ko leta y'u Rwanda twe yabageneye 15 bya buri kwezi ariko we byagutunga we 18 waramenyereye kurya no kunywa aha hamwe wifuza agacupa ukakabura ni hamwe umuntu yikuba nta mugore afite nanarigendera wagira ibyo ukaba waranapfakaye kubera ko nta murage muzima wasize wabonye iyo kuri Elderhood benshi muri Kigali hari ahantu nagiye mbona ibintu ugasanga umusaza nyine nta murage byigeze kubaho ariko ashaje nyine bitameze neza agiye gukora akazi k'ubuzamu ntagashoboye abana bari kumwita ngo kado kingurira imodoka. Have you seen that? Ntabyo ntabwo ubundi n'umusaza myaka 70 ngo bakwita muzehe ukagira ngo bakubashye ngo kado kingura kubera iki ngo muzehe bakubashye ibi bintu rero kandi iyo bigeze ahangaha muri midfielder mu myaka 50 n'umwe 60 hamwe leta itaguha akazi yego urirwanaho barakubwira ngo kuba afite imyaka 65 deja ufite diploma ariko barakubrotse bakeneye abana bafite amaraso ashyushye n'ibitekerezo n'iki ko nk'umusaza uzi computer ubu arutwa n'umwana uri mu yiguye umunsi wa none yego hese nayize akuzajya gucukumbura ntabyo nzi urabyumva ariko ngo mbisubiremo hari icyo twita childhood kuva kuri mwaka wa 0 kugera ku myaka 17 ngo umwana ubikimukontorora ariko ugeze mu myaka 13 ntago ubikimukontorora neza rero yeze imyaka 18 ntacyo uvugana nawe afite irangamuntu ye yamugutaha ukuntu kwe 30 yabwira ngo arambagiza akado satana akamutegera hakazo 31 aha nabigusobanuriye yego hakazo 50 kuzama kugera hejuru uvuga ngo sineje nabyo kwitwa kadoguru umusaza ngo warizembewe n'ibiki byose bakutwa bashaka kubera ko ibyo wihaga ntubasha kubyiha rero ibi nibyo bigenda bigakanda umuntu n'umwana najya gukora ubukwe ntazakubwira gahunda ni hahandi bya bindi byo kuvuga oya ntabwo uzi abantu bakodesha ababyeyi mu bukwe yego rero niho nakubwiraga hanga bivuga ngo ibi bikomoka ku cyaha n'ibindi abantu bagiye bareka ntashaka ni imitekerereze y'umuntu ku giti cye bikazaba umurage n'urubuga n'urubanza ruzakurikira umuntu kugira ngo urabyumvise ko muri izo stages zose rero nkavuga ngo mu buto ushobora kuyisimbuka ariko ntusimbuke ntustunge young adult 18-31 wayisimbuka ntusimbuke midfielder yego iyi muri midfielders ahangaha nijye wazanye umugore kandi wa mugore wazanye nawe ntuzi ibyo yararuje iwabo ubwo amadokimariva nawe aje ari umusazi nawe aje agurukira mu kirere atazi kubaha umugabo nawe wamukora tumva ninjye wakwemeye kasi naje mu kurwana naje guhinga umugore akagusuzugura ukibaza uriwe ukibaza iyujya kubera iki yaraje azana dosiye za karani nawe uzana izawe tuvuga no ku mugabo ari usa noneho usaza umugabo nawe ari uraka abakaje hakaza umugabo nawe wagira ngo ni igisura we nta mafaranga nta bitekerezo no mu buriri ni umunebwe no mu gukora ni umunebwe ariko aje ngo bamwubahe kandi ntacyo kumubaha afite kabura bivuze abivuga rero nshingana yaduhamagare kubwira abantu gukosoka wowe ubwawe uri umusore uzanye umugore
mu buriri uri umunebwe, mu guhaha uri umunebwe, mu kuvuga uri umunebwe, kandi ushaka uricara uragaramye kandi urashaka kurya n'icyubahiro, ngo urashaka bakubahira iki se? Nibura ko watereye umusozi umuntu akumva ko yawutereye koko, ko wambaye ipantaro se atazambara n'ingegera zirazambara. Kuba umugabo ni ibintu bitatu. bimbwire. Icya mbere ni ukumenya gufata icyemezo mu gihe bibaye ngombwa. Yego rata. Kavuga ngo no, umugore no, ukareba kure. Kabiri ni umuntu ushima ibyakozwe mu izina ryabyo, akanenga n'ibitakozwe mu izina byaryo. Abwira madamu uti ntagasigiriza, madamu ati iki kintu wagikoze 100%, wow, ariko iki wagize gute? Wakisha. Nta muntu uhora akora amakosa buri gihe. Yego. Gatatu, umugabo wemerwa mu rugo n'unywanisha urugo n'abandi bantu, uburyo atwerera, uburyo akora, ubona ko ahibanira kugira ngo urugo rugire umutekano, rugire diaspora, rugire imibanire n'abandi bantu. Yego, bari hanze y'uwo muryango. Umugabo uzi kubana, uzi gutabara. Hari abagabo atajya mu muganda, hari umugabo atajya mu bukwe, utatabara umuntu yapfuye, akaza akirunda mu nzu, ukibaza ngo ibyago azabikizwa n'iki? Umugore akenera wa mugabo ubanisha ingo. Yego. Icyakane nyikubwire, ukimbwira, umugore yanga umugabo umubwira ibibazo, kuko twe bagomba kutubwira iki? Ibibazo. Ubwo bamubwira ibisubizo, we mubwira iki? The man is a provider. Madango sinzi ko yemera ibyo ntago bishaka. Mubwira uti ubundi niyo wemereye kutubwira ibyo bagize gute? Wowe bishingwe, wisima, w'amafaranga, umutekano, amazi kana bakirwa. We izo shida zewe aragize gute? Araze kubwiye. Ariko usanga umugabo udafite gahunda atangiye kwishima umutwe, ibyo bintu byagenze ntabwo ari byo. Nuko byagenze, okay, turaza kudiringa. Warangiza ukicira nk'umugabo wote noneho ugakora amazi ari ibi nibi, n'iki kibanza cy'ikihe kibanza ukabanza kigira gute? Igituma ceceka. Ungize umuntu w'umugabo. Urakoze cyane rwose. Ariko urabyumvise bita kubaka amahame, kumwanira abantu. Kokoze mu ntoki kanjana umugisha. Nta mpamvu kabuti iki. So rero Imana iguhe umugisha. Aho niho turwanya za karande. Nguwo umugabo, ibindi barabeshya rata. Ipantaro bwa kiriya gikorwa kimina iminota ingahe? Ahubwo kiriya kiryoha cyane iyo wamaze gukemura na bya bindi byose rata, sibyo? Cya kane, ubu umugabo ukomeza umugore we guti bizakunda humura na kiriya cyarakemutse. Ubundi umugore arakubwira ngo umugabo wanjye niyo ntwari yanjye. Utaraba intwari y'umugore wawe nta kindi reka kuri gutubwira ubusa. Widukanga ngo uravuga mu ndimi n'ibyongereza, banza ubintwari. Yego rata, twigendere rero kuri bya bindi bitatu urabyumva. Yego, biriya rero ubundi iyo ukiri umwana byoroha gutwara inyenyeri yawe, byorohera na ya mitongero bagushyizeho, kuko mu isamwa ryawe ntabwo tuzi ngo wasamye gute, kuko uwasamye yarasenze Imana. Iyo avuye ku kiriri ajya mu rusengero akajyana ituro gushimira Imana ko yamuhaye iki? Yamuhaye urubyaro. Uwamukuye mu bapfumu ajya hehe? Ubwo niho asubira, ajya ku bapfumu ati babyeyi, dore wa mwana mwampaye namubonye, ndamubamurikiye. Mwampaye kandi none yari yabuze urubyaro, sakajya mu bapfumu nubwo atari abo batanga. Hanzagusobanurira byinshi twicara, kuko hari ikiganiro nzavugaho cyitwa umurage, nzakuvuga tuhageze. Ariko urumva we, hari igihe abantu benshi batabyara, ubundi mwibanga nyaryo no kubohoka nyako. Dushobora gutinya abarozi n'imbaraga z'abarozi, ahubwo twemera imbaraga z'Imana mu kubana natwe. Icya kabiri, ntabwo turwanya siyansi. Burangiye mwuti navuye gusenga, bambwira ko nako navuye kwa muganga, bambwira ko nta kibazo cyo kubyara gihari. Burya ndagusengera bitambona ko ari imbaraga z'imyuka mibi. Gute? Abarozi arabaza, ariko muganga yemeye ko nta kibazo ufite, ibintu byose ni sawa. Umaranye imyaka 2 mu bana, kuko buriya kwa muganga kugira ngo bakwemere gusuzuma ko utazabyara, hari kondisiyo baguha, no kubana n'umugore imyaka 2 buri munsi ku munsi.
ariko agiye umwe ashobora kubakorera kure iminsi y'uburumbuke utayirimo yego yaza yajyamo agasanga nawe mudu zagushize mu bwonko kubera imibereho tubayeho. So bamara kubemeza ko mutazabyara ari uko mubanye imyaka 2 mubana mu nzu imwe. None bavuga ati nta kibazo gihari, ariko Satani muri bwa bugome bwe hari ukuntu agenda akagabanya intanga z'umugabo cyane ntizigire speed. Icyo gihe ushobora no gusenga Imana ikabikora neza. Ntiyagusengera iyo babonye nta speed baguha imiti. Iyo babonye hormone imisemburo nabwo barayikongerera, ariko hari igihe bati nta masemburo akenewe, ukavuga uti hari ahantu Satani bakoze akantu bamukuyemo urubyaro babandi barabikoze. Yego, icyo gihe urebera urebera kuri bakuru be, abavandimwe be, kuvuga se gutinda gutwita hari n'abandi byabayeho. Iyo usanze byarababayeho iyo ni karande, uhita ugaruka mu mateka ugiye mu mateka uti nakana nuko byasamye na nyina nuko byagenze. Noneho icyo gihe niho byita karande. Iyo atari ibyo si karande, ahubwo ni amakosa ye. Ashobora kuba yari ikinjije akiri mutoya, yego, imbaraga zo kubyara zikamugora, yaba akinjira mu kibuga akaba gisohotsemo. Ashobora kuba uriya mukobwa nawe hari ukuntu ikinjije kera, imbaraga y'ikinjira n'ukuboko nta vitesi y'umugabo yabona imeze nk'iriya. Ashobora kuba yarakuyemo inda natabibwiye iwabo, ntabwo wapfa kubimenya. Ni ikintu yizaniye, kuko si karandi bitweretse. Byagombye kuba byarabaye aho yashatse cyangwa aho yavutse, kuko batinda kubyara nkawe. Yego, urumva ukuntu ibintu bisobanura ibyo bintu bimeze. Iyo rero ari ku giti cyawe, uhita uhindukira ukareba uwo mwashakanye, nawe ugasanga ni ku giti cyanyu. Icyo gihe wegera abantu bize ibintu bya sexology, ukegera abantu nkatwe kugira inama, tuvuga ngo byagenze gute, kuko abantu benshi mubwire Jerry ntabwo binjira mu bukwe bavuze amanyanga bakoze mbere y'ubukwe. Yego, arabiguhisha, kuko umuntu baroze mbisubiremo, iyo atangiye gukora igikorwa banabishaka banabikeneye, filime ikarangiriraho. Naho babandi bahuye n'ibindi n'uwo mutwe ntuhari, n'icyo gitekerezo ntigihari, ntabwo gihari. Afite ururabo rw'umugore, afite ururabo rw'umugabo. Byakubwira rero ngo urimbwa ataranutse, ngo utemere gutukana. Hari n'abakobwa kuko ati singukeneye neza, umunsi yinjiye mu rugo akakwanga uwo munsi, ariko akarota asambana n'abadayimoni muri iryo joro. Ibyo nabyo ugomba kubireba, byitwa karande. Iyo amakuru akuriho asa n'andi ari ku bandi bantu bo muri famiye, kwa banyagosenge, kwa nyoko wanyu hose bihererekanye, ibyo byitwa karande. Ikitwa karande bijyanye n'inzozi warose tuzasobanura. Iyo bitabaye ibyo ni we nyirabayazana, kandi turakuvura burya twe, kandi nta miti tuguha, kuganiriza ariko ibyo bintu byo gusenga ese ko ariko bavuga bikada. Ntabwo imiti itangwa ari isengesho, ni ikiganiro, kuko ndagomba ubanza umbwire ikiganiro, tuganire, menye gahunda. Ushobora kuba warazinutswe sexe kubera ibyo so yakoraga, ugakora ubukwe kugira ngo woroshye ubuzima, cyangwa ugirirwe icyizere muri sosiyete, cyangwa wafashwe ku ngufu no mu muryango bigutera igikomere, ukumva n'umugabo wese yazana ni mubi nkawe. Yego, cyangwa utari munyumva. Ariko ni ikiganiro nabyumvise, wacyumvise. Ariko ushobora kuba warafashwe ku ngufu na se ukubyara, ukumva ntubikeneye. Yego, iyo mvuga ibi wemera ko hari n'uduhungu dufatwa ku ngufu? Bijya bibaho, basigaye n'abahungu babataka. Ikindi ukashobora kuba ibi bintu warahuriyemo n'ikibazo, cyangwa baranakuroze mu zindi nzira, ariko ahandi uri muzima, ariko iki kintu kidashoboka. Ubwo rero tuganiriye, twakugira inama, tumenye icyo gukora. Yego, inama ya mbere, ibyo bintu urwaye muganga yabivura, jyayo. Niba atabivura dusenge. Isengesho it's the last weapon in our face, ni intwaro ya nyuma. Isengesho ni intwaro ya nyuma, ntibazagushuka. Burya nubona umuntu usenga bwa mbere, ikintu cyose ngo dusenge, kimenya ko afite ikibazo mu mutwe. Turi kuganira kubohoka. Yego, nubona umuntu ubona ikibazo akirukira mu isengesho, arwaye mu mutwe, harimo ikibazo gikomeye, yaranarangiye. Ntabwo wasengera ibintu utabanje gutekereza. Yego, Imana ikwirukanaho imbaraga z'abadayimoni, ariko Imana ntizirukana ikintu wihamagariye. Niyo uzakikuriraho, uzahehayo waneye akayandirimba, uzayaheha.
aho wanyuze wica ibintu niho uzabikosorera. Urabanza ugatekereza, ibi bintu bimbaho ni jyewe ndi nyirabayazana, ese ni umugambi, ni ibinkurikira, ni iki nakora ngo mbihagarike? Hari ibihagarikwa n'ibitekerezo. Nk'ubu navuga ngo nisengera ngo amagambo arandemeje baramvuga. Yewe Imana ihindure. None ninde wamvuze atambonye? Imana ihindure rwose. Nyine bamvuze batambonye. Bakubonye nyine. Sinzongere kubiyereka. Wenda senza. Oya. Strategy. Niba umuntu nkoramuguriza akanyambura, uzahamagara ngo hakanire. Ko mana ngo banyishyurize, oya nibatware yo batwaye, ubutaha ntayo uzabona. Kandi impamvu utazayabona, sinzarebera ngo ni Jerry wanyambuye. Jerry ni na Jerry wa Jerry wundi Jerry. Umuntu yazanze ko ari Jerry uje kuyatwara n'ugira ngo nyabime. Umurokore mwime. Toka genda bintu hayikise. Kandi ye nkubwire wowe kwirukana karande bisaba gushyiraho imbaraga. Nta marangamutima ukoresha. Hano mvuri kuyadukamura amaze. Nyine agomba kuyashira. Urabona niba ari ntambabazi wakwambuye, ubwo we niki ko Pierre uje adasa nka ntambabazi? Kandi turirimbana twese. Nese ko nimbara murararana uzubugoma afite. Turaririmbana. Icyambere ubwonko ntiyabushize hanze ngo turambure dusome. Haleluya, zumurambararo kandi baziduteza buri gihe ntago ujye byumva. Ziriya rero je ntarizo nikiriza. Nabo niba bahaze ziteragenda ngo bankuruza ngira ngo kurura nkurure ntwareza. Ibyo ndimo mvuga wowe byumve. Hari bikemurwa n'amasenge. Nimba utavuze amene ufite ishyari ry'iki se ko niziye gusenga inshuti yanjye. Ubwire hari ndakemurwa nuko umuntu yasenze. Bikemurwa no gufata umwanzuro. Yego. Cyo cyerekana ko wagize gute wabahotse. Yego. Nk'ubu urabizi imyaka tumaranye hano. Sinaguha umwanya wo kuvuga umuntu. Wari ntibabimbonye. Kubera iki nubwo utamuvuga nawe. Hari na pastor tumaze gushwana. Kaza atera amagambo ngo kanakani harimo igishoro cyangahe? Ni ibyanjye nawe tuvuga birangiye. Sohoka. Menya hari ukuntu bigisha kuvuga Kristo ariko bakahita banongeraho atari kujya uvuga n'umuntu. Reka da kamere babitsemo nibatera kuvuga kandi umuntu uvuga abandi buri gihe abashaka guhisha weakness yiwe. Akenshi abavuga ibyo afite. Ariko yahagurutse nawe araguhagurukana. Ngiye ntabwo nagukundira ndaguha iki se ko ntacyo ntora. We nibyo byakuzanye birangiye. Inzira no muhanda. Yego. Kabiri niba ufite ubukene bw'inzara ndahumiriza nsenge cyane ya gukora ndukana inzara. Urajya gukora ibintu sengera ni ibintu udashoboye. Ku cyumweru nzabwiriza ubutumwa ahantu igitaramo ariko ijambo ngiye kuzavuga ashobora kuzambwira ko n'aba mukatolika dushaka kuvuga intu cy'imbaraga. Yego se marayika ngagusangira mubyeyi Bikira Mariya. Yego. Nge mwita umubyeyi uwumva arakaye azakora subscribe azasohoke muri channel yanjye. No umubyeyi watubyariye umucunguzi. Bikira Mariya bisobanura isugi. Mariya no umubyeyi wo kubahwa. Simusenga, simuramya ariko ndamwubaha. Gabriel amusanga aramubwira ati urahirwa wa mugore we. Nawe yamwise umugore. Uzasama. Uzabyara. Amubwira ibintu byose bizana ngo Mariya ariko amukubita ikibazo kiri filosofike cyane y'ubwo. Akitingo ki? Ramubyeyi ndamukunda. Atiki? Aramureba ngo atari ko se. Bizashoboka bite? Ibyo byashoboka bite? Ko nta mugabo nigeze. Iryo ariko urumvye kintu. Uzasama inda aramubwira amagambo ati reka twishishikire gakeya. Bigenda bite ko nta mugabo nigeze? Biologically ntibishoboka. Science ntibyemera. No mu mwuka ntabyo tuzi. Cye byashoboka bitegewe. Undi aramusubiza ngo umwuka w'Imana azagukingiriza ndarazikuze. Abati ibyo abanga umwuka w'Imana azagukingiriza ngo nisumba byose ati ye. Ijambo yamushubije. Yarambwiye ngo ndende umuje wa Nyagasani. Ibyo uvuze bingirirweho sinjye ubikubwiye niwe ubyize gute ubyivugiye kujya kundi iryo jambo ariko muri siyanse ntibyemera biologically ntibyemera mu mateka ntibyemera mu mwuka ntibyemera n'ubwa mbere mbyumvise okay je nta kibazo ndi umuja wande wa Nyagasani ibyo uvuze bingirirweho ntiyavuze ngo ndabyakiriye yego ukajambo rakumvise ari ndakumvise cyane Matayo 5:6-5 ngo abantu birirwa barababurinda bucya bakera nta kibabonye Yesu ati musubire muhengere ati mujugunye ishundura ati oya tubyihorere Yezu we tubyihorere ibyo bintu byawe twaraye turo inyanja nimwe twayiriwemo ntacyo tutakoze twabibuze udusubizayo ku manywa bataroba ariko kuko ari wowe ubivuze Petero ngo kuko ari ugize ubivuze reka tugire gute tugende ubwo bivugwa n'undi ari Yesu
hari abantu badafite uburenganzira ku buzima Yego, bwabo. rata. Bivuze ngo ibyo bavuga byose ntibyakunda. n'umwanda ntacyo yakuvuma hennye, yakuvuma yunamye, yakuvuma ari ku gicaniro ntacyo bizavuga. Avuga ngo Yesu ubwo ari wowe ugize gute, ubivuze ariko data wa twese so n'abandi bose ntabwo twabyumva kuko iyi nyanja twayirayemo tunayirirwamo twirirwa ducura, ariko ubwo ari wowe ugize gute. ubivuze Reka tubikore kandi bararonse mu gihe cyane ati reka tumvikane nanjye nta mpamvu kindi umuja wande abanyagasani ibyo bintu wivugiye yuko uzampa bikirirweho. Atambwira ati ariko nanjye yise bitaratwita iby'amezi 6 ajya mu rukiga. Yego, ashaka kubwira ijambo ngiye gusoza. Ageze mu rukiga ngo agihobera na Elizabeth, bagihoberana gutya aramubwira ngo urahirwa n'imbuto kurimo n'uyu mwuka, imbuto kurimo y'umwuka wera. Umurongo hasi ngo ibi mbikesha iki gusurwa na nyina w'umwami, nta kimwise mu byarawe. yego, Mariya barabyumvise. Hasi ati ngo rwomera ko ibyo bw'Imana bizasohora. Yego. Umubyemera azamura ikora si ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, kuko Uwiteka nkoreye ibikomeye, izina rye nirishimwe. Wagira ngo ibikomeye ni ugutwita? Wagira ngo ibikomeye ni iki? Ibikomeye ni uko atari afite isobanura mpamvu y'inda ye. yego, rata. Shetere bola fa. Hari igihe umuntu abura isobanura mpamvu by'ibimubaho yari haturi umutekamutwe, nta muntu usama atabonye umugabo, yari afite fiyanse aho. Vuga ngo mutima wanjye himba n'ibindi mo mushima Uwiteka, kuko Uwiteka yibutse ubukene bw'umuja we, atatanije abibone mu byo batekereza mu mitima yabo. Yego. Urumva iki? Atangiye gutukura, azanye amatama arabeshya, uwo ngo ntibariko mu byara ubwo arabivuga. Bambwire Jerry, iyo tukiri muri karande dutakaza isobanura mpamvu yego z'ibibazo dufite cyane. sobanura ngo Uwiteka anyeretse ibikomeye nuko hahise haboneka ubyumva, kuko yari umukene mu gusobanura uko asama. Yego, Noneho ngo umugabo rero ngo yari imfura cyane rero, ariko urabupfura agiye burya buranyica. Ngo yumva akwiye kumubenga rwihishwa. yicecekeye ntababwiye. Oya, kugira ngo indibanze igaragare be nyarwege. Hoya, ntabwo ari rwihishwa. Abona impamvu. Abona impamvu nyine igaragara ati wayikuye kwandi. Avuga ati dore. Mu gihe akibitekereza Imana ati ntutinye kurongora umugeni wawe, kuko imbuto ari Mwuka Wera, genda umujyane. So ndasaba iyo tugiye gushoboka muri karande tugira icyo twita isobanura mpamvu. Nicyo Mariya yavugaga. Yego. So nta gufashirwa ubwo ngubwo. Hari umuntu kubaza impamvu ibintu ukabura igisobanuro. Tubwizanye kuri mu mwuka kuvuga ngo uzasama inda nta mugabo bibaho. Mwese bibaho nyine, wowe hari uwo wabibwira. Muri bibaho si ibyo bintu. Ngo imbaraga z'Imana zizagukingiriza, ngo niba zimukingirize mu bihe buryo se. Nta mpamvu, ariko uwa mbere abyivugiye aravuga ati Uwiteka yibutse agahinda n'ubujiji, kuko yaravuga ngo genda umuja wa Nyagasani. Ibyo uvuze bingirirweho, ntabyo nigeze ngusaba. Petero ati jyewe ntakurahije ukuri. yego, sogokuru sinamwemerera, mama wacu sinamwemerera, nta mushumba nakwemerera, narayaha nzi imvune za hano, ariko kuko ari wowe ugize gute bivuze reka mbikore. Ngiri ijambo riri kubaka tunasohoka muri karande, gufata icyemezo, yego, kuba umugabo, kwitandukanya n'abanyangeso mbi, yego, kwitandukanya n'icyaha cyo mu muryango, no gufata umwanzuro wawe. yego. Hari n'igihe umugabo yifuza gusohoka muri karande, yajya mu rugo rwe, uriya mugabo ngo baramuvugutiye ngo ni inganzwa. Ese kumvikana n'umugore no gutaha kare no gukemura ikibazo hamwe ni ukuba inganzwa? Cyane ko uri umutware. Abantu bazi ko nyine kuba umutware ari gukora hasi n'imbeba zikikanga zikihinda zose zikaburirwa irengero. Rero amasengesho ni intwaro isoreza imitekerereze, imikorere. Niba abantu bakuvuga nabi, hinduka inyangamugayo, reba ikirimo gipfi wawe. Niba uri muhomba, reba ko atari uyangiza. Ucuruje 1,100 uri 150, iyo ni inyatsi cyangwa n'abadayimoni bari mu nda yawe. Ni abadayimoni pe. Ijambo ryose wumvise urarivuga hanze, ntugira ibanga, bakuvuga ukarakara. Bisaba ko tugomba guhindura, ukibaza ngo niki nahindura muri iyi mico, mbanye nande, ngendana nande. Niyo mpamvu ngewe ibyo nabise murabizi. Ubundi hari ibintu 3 ngiye gusorezaho. Sinanze inama yawe, nanze agasuzuguro k'itegeko iri mu nama yawe. Ni inama wima igitekerezo.
ariko bigira ihame umva inama we kuntsindagira wese kutakoze kwa kundi kukize ndetse ubwonko bwanjye bukorera mu bwawe. Rero kwikuraho karande ni ukumenya umutwaro wikoreye n'umuzigo wikoreye nuko wawuvaho. yego Ibyazanywe no gutanga uzabikuzwaho no gutanga. Uwatanzweho ibitambo tuzamuvuga, uzamwumva, tuzerekana ibimenyetso. Ibindi nabyo ubireka mu ngeso, wanoza kubwira Imana uti Imana noneho nshoboza ngirira neza. yego Tubindyarya unsure ngo waburaye nkubwire ngo Imana ikugaburire. Oya ndabiguha iby'uyu munsi ariko ngo upfukamishe cyane ejo ntabwo uzambona. yego Ngerageye kese yambayo. Ejo nagiye kwa muganga nkura n'umuntu arambwira ngo mpa amayinite. Nge rero muri kamere yanjye nanagufasha wakoze kuri telefone yanjye twabipfa burya. Oya ntabwo mbikunda. Ndavuga rero ngiye kuva nakwitwa jewe sinjya ntanga telefone yanjye ngo bahamagare. Burya nkubwire n'indi banga. Iyo ufite nimero yanjye ukayihamagaza indi nkabimenya bitanga uko sinkunda gutanga contact no kuva kera. None ndamubwira nti jewe rero sinkunda gutanga telefone yanjye, reka nguhe amayinite. Oya nguha amafaranga. Agura amayinite. Ndavuga ni mushyira amayinite y'igihumbi asubire mushyira 2,000 ntabwo byari byinshi. Noneho kubera ko nabonye isi kwera hari ibintu mu mutima umuntu abona bishyira 2,000 gutyo bisanzwe ati siko ntabona ku mayinite nashyize kuri momo arayabona. None hatireganwa amaso ati nzamurira telefone ndebe atari ko buri hariho n'ibihumbi 10 buriya ati ndari kwishyura kubera ko nkora ibizami. Ntabyo nakubwiye n'ibyo nakubujije nje naguhaye 2,000 n'ifite ideni ntacyo bintwaye. Tubishoje gutyo ateruye amagambo. Mu gitondo turongera turahura nanone ahita ambwira ati none urareba gutya ati banyandikiye bya bizame nabuze uko mbyishyura ati n'imiti irangoye. Nambwira nti mada amafaranga y'imiti ndayafite ariko uburyo uri ngubikoramo bigaragara ko nta kurugira hayo nguhaye. Cyane niko mbaho burya nk'abazungu kuko yambwiye ko agiye kwishyura ibizame n'imiti ambeshye ko abuze amayinite muri telefone amafaranga ageze gute ariho nyongere ntacyo byari binantwaye. None duhuye yumva ko ndi bwongere gukora the same mistake. Ahubwo hari undi urabona ko ni umuco. yego nuho umuntu kweza amezi 2 ntagire impinduka uwo muntu azaba nk'iticometse mu mutima wawe ihore vidura arakuvidura ariko azaba ngo wa muceri wampaye wabaye mukeya ngo muwongere. Si urumva ro hari igihe karande igutera amarangamutima ukagira ngo urimo uragira neza kumva uri muri cukurira umwobo. yego ese mugani mada twumvikana ibizami bagwaye se ntibabyo ati nabyishyuye sawa. Rero ntandi tuziranye nakoze biriya ibi ndabona neza ko utari mukuri. Umunsi waje mukuri nzabigufashamo kuki izi cunga ko mbonye ugahita unyereka ibyo bintu byose. yego Afite ingeso yo gusaba. Hari abantu banze gusenga bigize abasegerezi ukaba umuvumo mubi cyane utuma utaragira umugisha. Gusaba si bibi ariko guhora usaba si byiza nabyo. So rero iyo challenge twasobanuraga uko abantu bakwiye kubohoka Imana ibaha umugisha ariko noneho numvise ibintu byinshi cyane. yego Prayer is the last weapon. Anza wibaza kuki banyanga, kuki mpomba, kuki ntacuruza, kuki ntatera imbere. Ese sijya uvuga simvuga ibintu kitagira amabanga. Nurangiza aho usanga warakoze ikosa uvuga uti mwami Yesu nciye bugufi. yego simbureminga kanaka ninjye wakoze amakosa. yego mbabarira unyongera ubwenge. yego menye uko nzitwara. yego Imana ibaha umugisha. murakoze cyane.